ijambo ry'Imana rigira ubutwari ku kintu cyose, kuri buri kintu cyose. Ntabwo umwami yarananiwe kuvuga ko yiringira ubutunzi afite, ariko ijambo iyo ubyiringiye ukaryizera riragukorera ibyakunaniye. Haleluya, rirakora. Ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe. Ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe. Subiramo. Ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe. Biyobora ibihe. Ibihe n'ibiyobora. Ntabwo ribiyobora, ahubwo ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe. Ntabwo tuzi ibihe aho byakuyobora, ntabwo tuzi ahantu ibihe byakuyobora, udukurikiye ntabwo tuzi niba byaramuyoboye mu ndwara, niba byarakuyoboye mu bukene, niba byaramuyoboye mu gusabiriza, ariko ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe. Duhana icyubahiro. Ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe. Shalom, shalom, shalom. Turabakiriye aho muri hose, mugubwe neza, turabakunda cyane. This is Rwayitare Show, ndi kumwe na Kangabo John. How are you? I'm good. Meze neza. Ndi kumwe na Salomo. Salomo, bimeze bite? Bimeze neza. Meze neza. Imana ikibaye ko tuguwe neza. Tuguwe neza. Twizera ko aho uri hose nawe umeze neza, kandi ngo utameze neza iringira Imana ibintu biza guhinduka. Yohana 17:17 ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ukuri. Yesu nisenje Yesu yasenze ajya gusura mu ijuru. Yohana 17. Yohana 17 ku murongo wa mbere Yesu yarasenze amagambo mashabyaga Yesu. Ageze yaga Imana data. Ageze kuri 17 ngo Mana abo wampaye ubereshe ukuri mu ijambo ryawe niko kuri. Ijambo ry'Imana niko kuri. Samurabyemera nibyo. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ijambo ry'Imana niko kuri. Umuntu ukurikiye ijambo ry'Imana niko kuri. Yesu yaravuze ngo Imana data yeresha abantu ijambo ryayo. Ijambo yeresha abantu kuri. Ijambo ryayo niko kuri. Ijambo ry'Imana ryeza abaryizera. Ijambo ry'Imana ryeza abaryizera. Ijambo ry'Imana ritunganya abaryizera. Ijambo ry'Imana ritanga ubuzima. Ijambo ry'Imana riradutunganya. Ijambo ry'Imana riduha icyerekezo. Ijambo ry'Imana riratumurikira. Ijambo ry'Imana riraducyaha. Ijambo ry'Imana riradukiza. Ijambo ry'Imana riratubohora. Ijambo ry'Imana niko kuri. Amen. Kuko Yesu ngo yabwiye abayuda bamwizeye, arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryawe. Aho muri Yohana 18. Nimuguma mu ijambo ryawe. Wene Yesu abwira abayuda bamwizeye. None ubungubu arimo arabwira abanyarwanda n'abanyamahanga bose batwumva, abakurikira cyane kuri Rwayitare Show. Arimo arababwira ngo abamwizeye nibamenya ukuri kw'ijambo rye, uko kuri niko kuzaba batu. Kandi reka tubwizanye ukuri, nta muntu n'umwe udafite ikintu cyamubase, usibye ko dutandukanye mu byatubase. Nta muntu n'umwe udafite ikintu cyamubase, usibye ko dutandukanye mu byatubase. Icyakubase si cyo cyambase. Ibitandukanye ni amabara y'ibyatubase, ariko buri muntu wese afite ibyamubase. Ariko iyo amenye imbaraga z'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kuraza kukakubanza. Ukuri ijambo ry'Imana riratubohora, ijambo ry'Imana riratubata. Nicyo Yesu yavuga muri Yohana 18. Nicyo yavuga. Yabwiraga abamwizeye. N'ubu arabwira abantu bamwemera mwizeye. Arabwira abamwizeye ngo bemere ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bemere ijambo ry'Imana nk'ukuri. Bemere ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuzaba batu. Ngo nta muntu n'umwe udafite ikimubase. Nta muntu n'umwe ku isi udafite ikintu kimubase. Icyo dutandukanye ni ibitubase. Ariko wese ari mu buretwa. Buri muntu wese afite ikintu kimubase. Afite ikintu cyamuzonze. Akeneye ko kimurekwa. Wowe udukurikiye ntituzi icyo ukeneye ko kikurekwa. Ntituzi ikikubase. Ntituzi ikigufasha. Ariko tumenye ko ukuri kw'ijambo ry'Imana kubatura umuntu. Kuzitura umuntu. Kubohora umuntu. Haleluya. Uvuze ku byo kubatwa. Hano kuri Rwayitare Show hari ubuhamya bamaze nk'amezi n'igice 2. Umuntu uri Burayi yatanzwe ukuntu mu myaka 20 yamaze ashatse. Yashatse abagabo 12. Umugore. Hano kuri Rwayitare Show ubuhamya burahari. Mu myaka 20 yamaze ashatse yabanye n'abagabo 12. Uko ngo yabana umugabo bamara amezi 65 ngo kumva ikintu kimubwira ngo nasohoka muti.
atangwamya kuri batara burahari ubwo icyo cyari cyaramubase niho bikuriye urumva ari Burayi kandi abanyafrika kenshi birukira Burayi yego buriya ngo wasiga ikikwigankana ariko ni wasiga ikikurimo wasiga ikikwigankana hano wasiga ikikurimo nubwo wajya muri Amerika utabohoze n'ubundi uzajyana nabyo rero umva yarafite ikimubase yabaye n'abantu 12 icyamubatuye iki yumvise ijambo hano giruka cyo cyamufashe ashegera ku mugabo wa 12 ni musaba cyaba amen ubwo hanyura hano izo ni imbaraga zo kugira ijambo ry'Imana niko kuri ribaturubasa ribohoruboshye ritizurwaye rivana umuntu muri gereza y'ububata yarari akaba mu munezero rikamumurikira rikamuhereza amahoro yaraburiye mu bubata ijambo ry'Imana riratweza riduha ubuzima riradutunganya ritanga icyerekezo riraduhumuriza riratumurikira riducyaha riradukiza riratubohora ridukura mu bubata amen Shalom ijambo ry'Imana niko kuri ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo amina utera imbaraga amina haleluya ijambo ry'Imana umutsima ni ubugingo ritera imbaraga amen haleluya ngo buri abantu bose bafite ikibabaza nta muntu n'umwe udafite ikintu kimubaza ikintu dutandukaniyeho ni ibitubaza ni amabara y'ibitubaza mwese aba afite ikintu kimubaze ahora asenga silence acecetse ahantu mwibanga silence ashaka Imana mutabara ashaka ngo Imana asengera mwibanga afite ububata buri ahantu ariko ijambo ry'Imana iyo arimenye rikamubera ukuri rizana ubuzima rikamubaturaho yarafungiranye rikamuhereza ubuzima rikamuhereza umudendezo rikamushyira mu mucyo ijambo ry'Imana dukora mu mwijima rikatujyana mu mucyo w'Imana amen ijambo ry'Imana umutsima utanga imbaraga mu yandi magambo nayo mvuze gutyo ni ukuvuga ngo buri wese hari afite intege nkeya buri wese umunyantege nkeya ariko yumvise ijambo ryamuha imbaraga abantu dukurikiye yakiriye umutsima w'ubugingo yakiriye ijambo ry'Imana nk'umutsima umuha imbaraga haleluya ijambo ry'Imana riraduhumuriza rikamubwiza kuri iyi si yose nta muntu akeneye guhumurizwa azakubeshya ushobora umuntu ari yakubaho harimo za discourse ikomeye ariko akeneye umuhumuriza mu ibanga ijambo ry'Imana iyo twaryemeye ukuri riraduhumuriza ijambo ry'Imana rihumuriza umubyeyi urimo kurira ijambo ry'Imana rihumuriza umugabo urimo kurira ijambo ry'Imana rihumuriza famille irimo kurira ijambo ry'Imana rihumuriza abantu bari mu nzu z'imbohe ijambo ry'Imana rihumuriza abantu bababaye kuko ijambo ry'Imana ni ukuri kuduhumuriza amen ibyitwa kuri mu gisi ariko ijambo ry'Imana niko kuri kuzuye hari ijambo riri muri Bibiliya ngo maze bagatakira Imana ngimi Zaburi ngo maze bagatakira Uwiteka bari mu makuba no mu byago bikagira ite ngo maze akohereza ijambo haleluya ngo rikabakura rikabakura ahandi baririraga haleluya ngo baga bari mu makuba rimwe Zaburi ngo baga mu makuba no mu byago ngo maze bagatakira Uwiteka bakarira ngo Imana ikabatabara ngo yatuma ijambo ryayo ijambo ryayo rikabakiza indwara ngo rikababuza kujya mu mva zabo hari imva Satani ategurira ariko yumvise ijambo akiri imva ikabakura mu mva ijambo ry'Imana rikura mu mva rikura abantu mu mva amina ijambo ry'Imana rikura mu mva ikintu muri ijambo ry'Imana rikura mu mva rikadukize ikintu muri ijambo ry'Imana ntabwo risaba kuritegera indege kugira ngo rigere aho rizagera ubu twikije ahangaha rirageraho rigomba kugera kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yohereza ijambo ryayo byose bikarema haleluya Imana yohereza ijambo ryayo byose bikarema umuntu ukurikiye akati ijambo ry'Imana nubwo waba hari ikintu kigomba kurema nubwo waba uri mu Bwongereza nubwo waba uri mu Buhinde yohereza ijambo ryayo byose bikarema hari ikintu kigomba kurema hari ikintu kigomba ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirarema n'ubuzima n'imbaraga ijambo ry'Imana iyo ryoherejwe byose biraremwa no kuri icyo ngicyo utekereza ko kitahinduka iyo yohereje ijambo ryayo byose biraremwa byose kanseri yakira indwara ikomeye yakira ibihimba byakira haguruka aho ngaho uryamye byose byabaho
hano kuri Rwatesho ubuhamya bwo burahari vuba burahari bw'umuntu wakize ikibyimba y'amanyaka 9 ari Shanghai China Shanghai mu Bushinwa yaramaze imyaka 9 afite ikibyimba iruhande rw'umutima yivuje mu Bushinwa mu Bwongereza mu Faransa muri Canada mu Budage niho byinshi avuga uhamya hano kuri Rwatesho aho ushaka kureba hafi burahari abaganga bose bamureba bagapima bati ikiyimba kiri ahantu hari ku mutima tukubaze wapfa ariko yumva ijambo hano kuri Rwatesho ukuntu uhamya burahari yohereza ijambo Imana yohereza ijambo ibera support Imana yohereza ijambo hano kwicana ridateze intege rigera mu Bushinwa ayumvise aragize ikigimba kiratwika nyakubyara agiye kwa muganga bati ntabwo tuzi byabaye atukabonye cyose ikibo cyaturitse bati taha wakize haleluya baramunaniwe ariko ijambo riramukiza amen ijambo nk'Imana iyo ijambo yohereza ijambo bikaremwa haleluya haleluya ntabwo ngira itacingura reka tubabwire bene data ijambo ry'Imana nta rugi na rumwe ritacingura nta ndwara ritacingura ahantu ritagukura nta buzima ritaguhereza nta buzima na rumwe ritaguhereza wagize ijambo ry'Imana niko kuri nakira ukuri kw'ijambo ukunda ijambo ry'Imana ryemere ryubahe gihambireho yakuri ibintu byose wiringira yakuri ibintu byose wizera bati ijambo ry'Imana nk'ukuri ijambo ry'Imana niko kuri Yohana 17:17 niko ijambo ry'Imana rikura abantu mumva rikura abantu mumva ijambo ry'Imana nta mupaka ijambo ry'Imana nta mupaka itegeko indege nta mupaka tuvuze mu amina ijambo ry'Imana nta mupaka rigira ari hose yagera irasa irasenya irakubita no mu ndwara no mu bukene rirahagera dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu ntarahura nabo badukurikira gusa akumva ijambo ry'Imana kuko ridafite umupaka rikamusanga abandi kuko rikayega indege rikamwondora rikamukiza dufite ubuhamya bwinshi cyane ibice byinshi by'ubuhamya naho Yesu yakurikiza ijambo ry'Imana haleluya Imana we bwa buhamya umaze kutubwira nk'umuntu warwaye ikibyimba ku mutima ijambo ry'Imana riragenda riracumita haleluya rikinjira iyo ngiyo mu mutima rigakora ibintu bitari bikwiye muri wowe haleluya rigashyiramo ibikwiriye haleluya ijambo ry'Imana rikubita mu mutima rigashwanyaguza haleluya rigakuramo ibibyimba birimo izo kanseri haleluya ibyo byose byakunaniye ibyo byose byanze kukuvaho bikeneye kwizera ijambo ibyo byose byakunaniye ibyo byose bikurushya bikeneye ijambo ry'Imana haleluya kugira ngo ijyananiye abantu ntabwo byananiye ijambo ry'Imana byananiye abantu byananiye wowe byananiye abantu byananiye n'abazabo ariko ntabwo ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirashoboye ijambo ry'Imana rirashoboye ijambo ry'Imana rirashoboye ibyo byamunaniye byamushobeye byayoberanye byananiye nibo byananiye abaganga byananiye abanyagerisha ariko ntabwo byananiye ijambo haleluya muri Bibiliya iyo ugiye kurambura Bibiliya haleluya hari akantu haleluya ubanza gusomaho ngo abiki gihe ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana haleluya abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana abiki gihe bakeneye ijambo abiki bakeneye ijambo ry'Imana bakeneye ijambo ry'Imana haleluya abiki gihe akantu kari kuri unyifungura Bibiliya gutya agaruka kazirake ukarumva abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana w'iki gihe nta kindi akeneye kubera iki akeneye ijambo kuko ijambo ry'Imana ni ukuri kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga ni ubuzima niryo riduha icyerekezo rifite ubutwari rigira ubutwari ku kintu cyananiranye rigira ubutwari ku kintu cyakunanije rigira ubutwari haleluya rigira ubushobozi haleluya ku kintu cyananije umuntu cyane rwose nababwiye umugore amaze imyaka amaze kurongorwa n'abagabo 12 kubana nabo mu nzu bakabana ari i Burayi ni ijambo ryamubatuye umugabo wa 12 babanye amahoro niyo mpamvu twavuze ngo ntabwo ritegerwa indege
ntabwo bisaba ngo rifite n'umupaka ijambo ntirisaba transport nta transport ijambo nirigira umupaka nta rugi na rumwe ritakingura ku buzima bwawe umva Zaburi 111 Zaburi 111 ngo nibiki ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho amen ijambo Dawidi ngo nibiki ijambo ry'Imana kugira ngo ntazagucumuraho ijambo ry'Imana riturinda gucumira ku Mana riturinda ubuyobe riturinda kuvangirwa ntabwo yibikiye ubutunzi ubu bushira haleluya uyu uvuga n'umwana n'ubwo butunzi yarabufite ariko ntazigavuze yego yibikiye ntabwo yibikiye amafaranga yibikiye amafaranga yibikiye za zahabu yibikiye za koruta amen yibikiye za ribuyu yibikiye ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rigira ubutwari ku kintu cyose kuri buri kintu cyose ntabwo umwami yarananiwe kuvuga ko yiringira ubutunzi afite ariko ijambo iyo ubyiringiye ukaryizera riragukorera ibyakunaniye haleluya rirakora Dawidi yarazi neza ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana yarazi agaciro kawe ngo nibiki ijambo rya mutima wanjye haleluya ituzi ibyo wibikira ituzi ibyo urimo gustokinga ituzi ibyo ufite ituzi ibyo wibikiye ariko kunda ijambo ry'Imana saving ijambo bika ijambo ry'Imana byose bizarangira ibintu byose bizashira mwete ijambo ry'Imana umva ijambo niko bivuga umva ijambo mwishuri ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe subiramo ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe biyobora ibihe ibihe n'ibiyobora ntabwo ribiyobora ahubwo ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe ntabwo tuzi ibihe aho ushaka kuyobora ntabwo tuzi ahantu ibihe udukurikiye ntabwo tuzi niba byaramuyoboye mu ndwara niba byarakuyoboye mu gukena niba byaramuyoboye mu gusabiriza ariko ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe ibihe bigufataho ijambo ariko biba bitarahura n'umuyobozi w'ibihe haleluya byagufasheho ijambo mu myaka ishize corona yadufasheho ijambo ibihe bya corona ibihe bya corona covid-19 byayoboye isi ariko mu ijambo ni umuyobozi w'ibihe ntabwo tuzi umuntu dukurikiraho ibihe byamuyoboye ahantu byakuyoboye wenda uyu munsi ibihe byamutwaye mu bapfumu ibihe byamutwaye mu bapfumu byamutuje mu ndwara adakwiriye byamutuje mu ndwara byamutuje muri gereza byamutuje mu kwiheba byamuhaye gakondo yo kubabara byabaye gakondo yo kubabara n'agahinda ariko turatangaje umuyobozi w'ibihe ijambo ry'Imana umuyobozi w'ibihe yahageze umuyobozi w'ibihe ijambo ry'Imana n'umuyobozi w'ibihe ijambo ry'Imana irayobora ibihe urimo irategeka ibihe urimo iragukura ibihe byagushize iragukura ahantu ibihe bidutindije ahantu ibihe bidutinza ariko umuyobozi w'ibihe yahageze nyir'ibihe agiye gusobanura ibidasobanura umuyobozi w'ibihe yahageze ibyo ni ijambo nishyurirwa umwuka yarabizanye none umuyobozi w'ibihe yahageze niwe jambo ry'Imana haleluya imigani 13:13 avuga ngo uhinyura ijambo abayizanira kurimbuka umuntu kuki uhinyura ijambo turamusabye ko agiye kwiteranya na nyirisi uhinyura ijambo agiye kwiteranya abayiteranyije na nyiribihe imigani 13:13 ngo uhinyura ijambo abayizanira kurimbuka ubwo abayiteranyije na nyiribihe umuntu uzarimbuka azaba yarabanje kuguhinyura ijambo kuko ijambo riguha icyerekezo cy'ubumana iyo rihinywe rero wabiteranyije na nyiribihe wowe dukurikiye ntituzi ibyo wizera ntituzi ibyo wemera ntituzi ibyo wizera ariko tuje kukubwira ngo tuje kukwizeza ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niko kuri n'urihinyura abayizana kurimbuka duhishuriye ko ijambo ry'Imana ari umuyobozi w'ibihe hari igihe uba ahantu cy'uburwayi bikagukanda ibyo bikagukingirana hantu ibihe by'amadeni ibihe by'amagambo by'igisuzuguro bikakwambara ariko byahabaye nyiribihe atari yaje ariko nyiribihe yaje umuyobozi w'ibihe ijambo yahageze ku buzima bwawe umuyobozi w'ibihe araje kurica umuyobozi w'ibihe araje kuri iryo deni umuyobozi w'ibihe araje
iyo ni umuyobozi w'ibihe hageze ibihe bitoya biragenda uyu muyobozi w'ibihe hageze ibihe by'ibyana biciriritse biragenda kuko umuyobozi w'ibihe hageze. Haleluya haleluya. ijambo ry'Imana uko riteye ubwoba niko kuri bakundwa mudukurikiye turabifuza tubasaba gukunda ijambo ry'Imana kuruta ibikundwa byose. Amen. Abantu dukurikiye tutitaye ku rwego barimo n'uzi barimo bakunda ijambo ry'Imana nk'ukuri kuruta ibintu byose rizabaha ubuzima rizabatunganya rizabaha icyerekezo rizabahumuriza rizabarwanirira rizabamurikira rizabacyaha rizabakiza rizabayobora rizabahumuriza rizabakorera byose. ijambo ry'Imana ritanga ubuzima rikora byose. Haleluya. rikora byose. Yesu ari kumwe n'abigishwa be mu nyanja. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Baratatse bati turapfuye. Ibihe hari aho byari bikugo kubajyana no mu kurengerwa ariko nyiribihe hageze nyiribihe avuze ati tuza umurabo uratuza hari ibihe. Haleluya. nyiribihe yahageze hari imirabituza. Amina. nyiribihe yahageze hari imirabituza nyiribihe yahageze hari abazihumba biratuza imirabituza igaceceka igatuza hari ibigiye gutuza nyiribihe yahageze hari ibigiye gutuza hari ibigiye gutungana. ndimo ndamwumva nyiribihe imiraba iratuza amahoro akaboneka. Haleluya. nyiribihe iyo yakandagiye aho ahageze iyo ahagurutse akagira icyo atambuka ibintu byose bijya ku murongo. Haleluya. nyiribihe umuntu kujya tumuhuje na nyiribihe uhure na nyiribihe umuyobozi w'ibihe niwe jambo. Imana ibagire neza ituze aho uri ituze ukomeze ariko tuhure n'ijambo ry'ukuri uhure na nyiribihe uhure n'umuyobozi w'ibihe. Imana ibarinde kandi ibagire neza mu izina rya Yesu. Amen.